byihutirwa kwicara. Ariko ntawe bihuriye na misiyo yawe. Kariya gakecuru katuvumbuye tugomba gukoresha uko dushoboye kose tugakora ibyacu bikava mu nzira katararabukwa. Kariya gakecuru kitambitse twagakuye mu nzira. Ko yabaye kwera. Nonese ko umva uwo ari wo muti w'ikibazo. Mbese ko umuntu araba agakuye mu nzira ubwo Idrissa ko ntarabasigaye inyuma twazamukira. Deni mbwira ikijya mbere rero. Umva. Ikintu tugomba gukora ni Idrissa. Tukamwicaza. Plan yanjye yabihindutse cyane. Gusa ko arangije kwangirika mu mutwe koko. Ikintu tugomba gukora. Wowe ugomba gushaka intambwe zose Idrissa atera. Icyo akora, ibyo arimo byose ahatuye. Ukabinzanira ukabimbwira nanjye nkagera nkabwira kariya gakecuru kakatuza. Ese ubu ajya kuva mu rugo iwabo hari habaye iki? Ibyo ntabwo bikureba wowe nkora ibyo musabye. Ntabwo nkwiye kubabaje uko se basi. Nakubabarishije byararangiye. Ubu umeze neza ntabwo nkirembye nka mbere. Nasi kucyambeshye koko. Habaye iki se kandi? Sinzi ko Nasi yakora ikintu nk'iki. Wajya reka nkaza kugufasha akazi mu gihe nafite classe. Ntabwo byaba koko. Kandi wari viva kugusabye wabyemera? Nabivaye ntabwo nabasha kubikora. Kubera iki? Nta concentration nawe. Ufite umusatsi mwiza. Murakoze. Nagukumbuye ndakubura. Ndagushaka ndakubura bambwira ko warwaye. Numva ko ari ibintu bitarenze. Nawe utawituriza. Numvaga Nasi ari inshuti yawe. Numvaga mwizeye nta kibazo. Se niba wamubwira ibyo kumbwira nabi? Hari ikindi ukwiye se? Ariko wibuke ko ntabwo hatereje nawe wabigizemo uruhare. Yego reka mbyemere nagize intege nkeya. Ariko nk'ayo nk'umuntu wapanze ibintu byose ntabwo gakwiye gukora ibi bibi koko. Erega andi nanjye ntabwo ari iki. No, stop. Nimba atari si ibintu ninde wabikoze. Erega andi nanjye ntabwo ari iki. Andi wagiye unyumva. Erega andi ndagukunda nkuko. Oya Nasi ibintu sinshaka kongera kubyumva. Oya basi mbabara unyumva bwari. Reka mubwire sibyo? Nimba ushaka kongera kuba inshuti na Vivi cyangwa nanjye nkakubikira ibanga. Ibi bintu mbabara ntitwongeye kubivuga. Erega ibyo bintu byose ntabwo mbishaka. Andi nshaka wowe. Nasi mbabarira. Sinshaka guhemukira Vivi. Oya andi oya. Nasi ziba sohoka. Ntabwo nsohoka. Ntabwo ndi bisubiramo. Ntabwo nsohoka kandi ntabwo nsohoka. Ndavuze nti sohoka kandi sindi bisubiramo. Ntabwo nsohoka none. Sohoka. Ntabwo nsohoka. Nasi sohoka. Ntabwo nsohoka. Ntabwo mbisubiramo Nasi genda sohoka ntabwo. Ntabwo nsohoka utambabarira. Mbarira imwe wasohotse kandi sinajya kubisubiramo. Andi ariko wegenda nta kintu nshaka kuvugana nawe. Oya sohoka sohoka. Ntabwo najya kuvugana nawe. Sohoka. Genda.
ese kutari kubyara ikihe kibazo? Sheri, ibindi kubaza byagenze bite ko ndi utashaka kurya? wari uranshaka iki? Use kundi kukubaza ikibazo ufite warangiza ukanyuka inabi, ni njye ntandaro ikibazo cyawe. Sheri, ufite iki kibazo ko ndi utari kurya byagenze bite? Njye ndumva najya gushaka umwana wanjye pe Bibilisa ataraha ntuje nta mahoro afite nta nubwo byageramo. Ako njye hari ikintu ndi kwibaza. Idirisa ko wamufashe nk'umwana muri materineri, umwana w'imyaka 5, urabona uriya muntu atageze igihe cyo kwihitiramo icyatsi n'ururu. Isa ntizazagera ahangaha. Ubwo rero nicare ntuze indyenywe sinzi ahantu umwana wanjye ari, sinzi icyo akora, sinzi ibyo arimo, sinzi uko abayeho, nicare ndyame sinzire. Yego nibyo ushaka? Turi hariya muri saro wamyemereye ngusaba umwanya kugira ngo nzajye kukuzanira umwana wawe. Tugeze ahangaha tugeze imbere y'ibiryo n'umwuka w'ibiryo gukubise se uhindura ibitekerezo, utangiye kunyitakana umwana wawe. Wampaye umwanya ko nzamuza. Ariko ibyo wabivuze kuva ryari? Ni ryari utavuze ibyo uyu mwana ngo basi se uza ahantu aherereye? Ubu se wakoze iki kuva amasaha ashize amasanga n'iki? Genda mbirye. Alo? Umva Sheri, mbabara mpa amahoro kabisa. Ibyo ndimo ntabwo binyoroheye, mpa amahoro. Ntongere no kumpamagara ndetse. Uburongo urampimye cyane, ndabitikura mpaka. Mais c'est bon? Come rihanno se? Yeah. Urarwaye cyangwa ufite uburwayi? No, ntabwo. Mais c'est bon? Oh, waramenyereye se? Yeah. Ahubwo hari serivisi nshaka kwaka. Birakomeye si? Nshaka umwanya tuzaganire neza. No, uyu nuko nashaka ko nshakira akazi mwaho. Nasimara. Akazi kari kuboneka muri iyi minsi sinzi niba wagakora. Akazi kose ko ari akazi nagakora. Muri iyi minsi hari kuboneka akazi kuba cleaner, ariko nabwo ndabanza nkakubereza ntabwo nzi neza niba imyanya itaruzura, then nkakujya. Nta kibazo. Okay, nta kibazo. Nakubariza rero, then ndakeka ko contact zawe ndazifite, then nkaguhereza results z'ukuntu bambwira. Okay, thank you. Sawa rero, bye. Ubwo nzakubwira, sibyo? Okay. Thank you. Ni nakubwira ko ndi ukabona akazi. Ese ko kubwiye ngo azakubariza kubwire. Tangiye kunshi intege kandi. Ubwo azakubariza then akubwire. Ako nzakabona. Tegereze. Yeah. Cyo cyumbe. No. Tangiye kazi. Ya, just duceho turasekera. Turameka. Every day we pray for you forever. They don't see us anymore. How we cry, how we cry. The ball is now laying same to leave. They don't see us anymore. How we cry, how we cry.
goodbyes now. Let me say me to leave. Imukiziza Christmas. Na birthday zanyu ntabwo zikitabirwa. Twihana kuje amarira ku matama tubibuka agahinda gashira akandi